uyu mubyeyi rero abona impanuka nyine, abona biranze, abona impanuka nyine irabaye birarangira, abona bakubise igiti, abona batangiye kwibirana. uyu mubyeyi yagerageje uburyo afata uyu mwana, arangije ashaka uko amukiza impanuka, ati basi ngende ariko umwana asigare. umwana wanjye, ababyeyi much respect, muritanga cyane, muca mu buzima bugoye, respect. uyu mubyeyi ukunda umwana we arangije abonye iyi mpanuka, umwana mu kumusevinga kugira ngo ntagendere muri iyi mpanuka, aramufata asa nkaho amunyujije mu kirahuri, arangije aramujugunya, ati basi abari njyewe upfa njyenyine. 52 uku byaje kuza kuba byagenda mw'abantu mwe, abantu benshi bari kurira cyane, abantu abarokotse kuri ubu ngubu bakomeretse mu buryo bukomeye cyane, kugira ngo mwagiye mubona amavideo agiye atandukanye, uburyo mu by'ukuri ibintu iyi tragic accident yabaye ejo ku itariki ya 11 z'uku kwezi kwa kabiri 2025. ni sene iteye ubwoba. uwo mubyeyi uriho urareba kuri iyo screen yawe yitwa Levoketi. uyu mubyeyi ibintu byabaye ejo ni umwe mu bahitanwe n'iramanuka y'imodoka ya bisi ya internationali, ariko abantu benshi bari gukomeza kumupostinga, ariko kandi bitewe navuga ngo ubutwari yagize Imana ikabimufashamo, abonye iyi mpanuka, nuko nyine ko impanuka byanga byakunda igiye kuba, batangiye kwibirandura. abonye ibyo bintu bibaye, ahitamo icyemezo abantu benshi bari kumushimira, bitewe mu by'ukuri n'umwana we nyine yari kumwe umwana we ni muto, yarakiri mutoya, yari mu mezi ubanza atari yakuzwa n'amezi yari nk'atandatu, yari muto kuko n'ibigaragara mu mafoto n'umwana wari mutoya. hari abantu nagiye mbona bari gupostinga ngo uyu mubyeyi yapfanye n'umwana we muri iriya mpanuka, ntabwo ariko biri, ahubwo Imana yaje kuza kuba yakora igitangaza gikomeye. uyu mubyeyi arataha, uyu mwana arasigara. kagenze gute rero? ejo ubwo iyi modoka ya bisi ya internationali yageraga muri kariya gace iyi mpanuka yabereyemo, umushoferi wari uyitwaye yadepashije indi modoka. mu kudepasa, murabizi izi bisi za internationali zirirukanga, ubanza nta speed governor bafite, barirukanga ku rwego rwo hejuru. noneho yagera mu kudepasa nyine ibaze, noneho ari kunyura ku yindi modoka, uburyo bari kwirukanga. niba warigeze kugendera muri bisi ya internationali, ikintu bita umuvuduko uva muri izi bisi uri gusenga ngo Mana wakoze kubana nanjye, zirihuta cyane ku muvuduko wo hejuru. hanyuma igeze muri aka gace yaradepashije, ngo mu kudepasa ipine ryahise riturika. iyo speed bisi yagenderagaho, umupine uraturitse, nyine bisi yahise ibura balance, niko guhita igwira igiti. birumvikana izi bisi zifite moteri iremereye, zifite amatoni menshi, icyo giti nticyafatiye bisi, birangira ubwo nacyo nyine igenda ikubita ikintu cyose ibonye, yibirandura kugeza ngo igisakaro cyo hejuru kihavuye. hanyuma igwa muri metero 800. metero 800. ubwo urumva yari yenda kugwa mu kilometero, ni mu kilometero.
kuko 800 haburagaho metero 200 kugira ngo ikirometero cyuzure. Ngaho reba metero 800 imodoka yibirandura mpaka hepfo mu mpanga. Ni impanuka yari iteye ubwoba. Abantu benshi n'abakuru bari kuvuga ngo nibwo bwa mbere tubonye impanuka imeze gutya. Uyu mubyeyi rero Revocate iyi mpanuka ikiba ngira ngo iwabo nabonye ngo ari kuri Pfunda ngo kuri Ezine niho doko yarasanzwe atuye, yarafite n'umugabo, yabanaga n'umugabo wiwe ndanamwihanganisha cyane kubera ko baherutse no gusezerana. Basezeranye mu byo mu kwezi kwa 7 kwa 2024 gore bigiye bari bamaranye. Birababaje cyane. Umwana Imana yohereza umugisha bagira n'urubyaro, n'agahinda gakomeye cyane mw'abantu mwe uruvuga basigaranye, ariko iyi si niyo kuturiza mw'abantu mwe, iyi si uyu mubyeyi rero abona impanuka nyine, abona biranze, abona impanuka nyine irabaye birarangira, abona bakubise igiti, abona batagiye kwibirana. Uyu mubyeyi yagerageje uburyo afata uyu mwana arangije ashaka uko amukiza impanuka, ati basi ngende ariko umwana asigara. Umwana wanjye, ababyeyi much respect, muritanga cyane, muca mu buzima bugoye, respect. Uyu mubyeyi ukunda umwana we arangije abonye iyi mpanuka, umwana kumusevinga kugira ngo ntagendere muri iyi mpanuka, aramufata asa nkaho amunyujije mu kirahuri, arangije aramujugunya, ati basi abari njyewe mfa njyenyine. Uyu mubyeyi abikora gutya. Abantu bari kugenda bari gupostinga ngo uyu mubyeyi yapfanye n'umwana we. Uyu mwana kuri ubu ngubu we yarokotse iyi mpanuka bitewe n'umubyeyi w'uburyo nyine aya mageri yakoresha, yaravuga ngo mana basi ngende njyenyine ariko umwana wanjye asigare. Arangije agira uko amusevinga gutya, hanyuma imodoka irakomeza iribirandura birangira abagera kuri 20 bapfuye, haviriyemo na Revocate. Gusa izi kesi nyine zimeze gutya zikunze kubaho, ngira ngo nyine ko umwana hari n'igihe n'impanuka iba abantu benshi bagapfa, umwana agasigara agahinduka gagasigara, kandi imodoka bikubise ku bitare bagize gute, abandi bagapfa, umwana agasigara nta n'ikintu yigezamo. N'abantu benshi uyu mubyeyi bari gukomeza kumugarukaho bavuga ngo nubwo atashye nk'intwari. Noneho uburyo abanaga na bagenzi biwe neza, nagiye mbibona mu mavideo agiye atandukanye, n'umubyeyi wagiraga vibes, yabanaga neza na bagenzi be, yabanaga neza urayisekera, byakugora cyane kubona ifoto mu by'ukuri atari warasekaye. Nuko amafoto yose ateruye umwana ari konsa, nyine yabaga yisekera ibintu byose. Mu by'ukuri yari umuntu mwiza, uyu mugabo wiwe yari yaratomboye, ariko nuko nguko byaje kuza kuba byagenda. Uyu mubyeyi witwa Revocate aherutse gusoza kaminuza muri IERK muri mwaka wa 2024. Ngo uragenda ubona amafoto agiye atandukanye yambaye n'ikanzu ya graduation, akaba yarasoreje muri university ya IERK ariko ishami rya Gisenyi. Ariko kandi nababwiye kubijyanye no gusezerana, yasezeranye mu mategeko muri uriya mwaka nanone mu kwezi kwa 7 kwa 2024. Nta kindi twavuga no kuri Imana bakomeze umuryango, ariko kandi tunashimira Imana ko basi uyu mwana yarokotse, basi yasize wenda urwibutso. Umugabo wiwe ndazajya areba uyu mwana akavuga ati nibutse basi umugore wanjye, ibintu nk'ibyo ngibyo.
gusa birababaje cyane, biteye agahinda. Ni impanuka iri gushengura abantu benshi cyane. Kuri ubu ngubu rero iyi mpanuka imibare imaze guhitana nk'uko nabikugejeho ni 20, nk'uko itangazo ryavuye mu biro bya minisitiri w'intebe Edouard Ngirente, aho iryo tangazo ryagaragaje ko guverinoma y'u Rwanda yihanganishije ababuriye ababo muri iyi mpanuka y'imodoka ya bisi ya internationali yabereye hariya mu karere ka Rulindo. Mu by'ukuri guverinoma y'u Rwanda igaragaza ko izakomeza kuba hafi imiryango y'ababuze ababo ndetse izabafasha. Mu by'ukuri nuko nguko ni mu gihe umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda yitwa ASP Boniface Rutikanga yavuze ko iyi mpanuka icyayiteye ari ukunyuranaho nabi kwakozwe n'umushoferi wari utwaye iyi modoka ya bisi ya internationali, hanyuma iza kuza kuba yarenga umuhanda. Mw'abantu mwe birababaje cyane. Ngayo nguko uyu mubyeyi ari kuriza abantu impanuka yari